izi nyama uyu mupolisi ari kurya ni iza mwishywa we. Wakibaza uti se byaje kugenda bite? Iyi nkuru yacu reka tuyitangire n'uyu musore witwa Ryan. Ubwo yari mu rugendo agiye gusura inshuti ye yitwa Jack, nibwo twaje kumenya ko afite umuntu abereyemo ideni ry'ibihumbi 50, ariko yari wa muntu uhora umwishyuza ndetse amutera ubwoba ko natamwishyura ari bumukorera ikintu kibi akaba yakica na famiye ye. Jack yafashe urugendo afata taxi aragenda, mbega ajya kwa Jack. Jack yari yamuhaye password z'inzu ye kuko yari inshuti ye biganye kera, yaramwizeraga cyane. Ryan akigera mu rugo rwa Jack yashyizemo password maze ubundi arinjira atangira gutembera inzu. Yari inzu nziza rwose ibereye ijisho. Bidatinze inshuti ye yaje gutaha batangira kuganira, tuza kumenya ko bose bari abatetsi bakiga muri high school ndetse ko ari nabyo bintu bakomejemo ari nawo mwuga bose bakora. Ryan yakomeje agenda atembera inzu, hanyuma atangira ariko no kwinjirira Jack cyane. Nibwo yaje gufungura imashini ye maze yinjira kuri konte ye, tuza kubona ko afiteho amafaranga menshi. Kuri uwo munsi hari umukobwa waje kubasura, yari inshuti yabo ya kera yitwaga Alice. Batangiye kuganira atangira kugenda babaza ati se ubona ari nduzi guteka muri bose? Baravuga bati reka dukore irushanwa wowe uraza kutubwira. Baragiye bose bateka ibiryo bimwe, ariko uko batekaga telefone ya Ryan yakomeje isona, ubona ko ari wa muntu n'ubundi urimo kumwishyuza. Baratetse bimaze gushya bapfuka igitambaro Alice ku maso maze arya kuri bya biryo, yemeza ko ibyarana aribyo byari biryoshye cyane. Ryan abyumvishe yarishimye cyane, aravuga ati kuva na kera yari abizi ko ari we mutetsi mwiza. Ubwo bagiye muri pisine baroga, mbega iryo joro ryose barimara bishimye basangira. Umunsi wakurikiyeho Alice yaragiye, abandi nabo bakazajya bajyana muri siporo, mbega batangira kubana. Umunsi umwe ari nijoro bicaye barimo kuganira, nibwo Ryan yaje kubaza Jack ati si imitungo yose wayikuyeho kumeze neza? Undi aramusubiza ati nta kindi kintu nkora usibye gutekera abakiriya, ati ni ikiraka nabonye muri iyi minsi kandi bishyura neza. Ryan akimara kubyumva nibwo yahise abwira Jack ati ndumva nanjye nshaka kumera nkawe, mbega ngatunga nk'ibyo ufite. Ariko Jack aramusubiza ati icecekera, ibyo ufite nibyo byiza nubwo ari bikeya ariko birimo umutekano n'amahoro. Bukeye mu gitondo Ryan arimo atembera mu nzu ya Jack, yaje kugera ahantu abona umurambo wa Jack yimanitse yapfuye. Yaratunguye cyane aragenda aricara atangira kumva afite ubwoba, gusa hashize umwanya aragaruka areba umurambo wa Jack ahantu wari umanitse, arangije arawubwira ngo uyu ikigori. Yihuta cyane ahambura wa murambo ahita ajya kuwuhisha, arangije aragenda afata imashini yatangira kureba ko yabikuza amafaranga Jack yari afite kuri konti, ariko byaranze kubera ko amapassword atari ayazi. Yahamagaye kuri banki atangira kubabeshya ko ari Jack ndetse ko yewe amaze iminsi akoze impanuka aribyo byaje gutuma agenda buri intekerezo zibutsa zimwe na zimwe. Ariko kuri banki baramubwiye ati kugira ngo babimuhindurire nuko yakigirayo bakamubona imbonankubone, mbega agiye yitwaje indangamuntu cyangwa se ikindi cyangombwa kimuranga. Ryan yihuse cyane yese ajya gushaka ibyangombwa bihimbano, atangira kujya kuri interinete areba ahantu yabigura, yifotora amafoto, atangira kwiyitirira izina rya Jack ariko ifoto iri hariya. Ryan ariko yahise abona ko ibintu bya banki biri kugorana, niko kwiyemeza guhita afata umukiriya Jack yagombaga gutekera. Ntibyatinze abo bakiriya baraje, yari umukobwa ndetse n'umusore witwa Maurice. Ubwo batangiye kuvugana ibiciro, ariko ubona ko bamwitaga Jack bivuze ngo Jack wa nyawe ntabwo bari bamuzi ndetse ntibari bazi ko bavuganaga ari uwa fake. Bavuganye ibiciro, arangije babaza nimba bamuha avance, barabyemera. Yese babwira amafaranga ahantu bayohereza kuri wa muntu uri kumuhoza ku nkeke kuko yari yatangiye no kumutera ubwoba amubwira ko uwo munsi natamwishyura ari bwice mama we. Ibyo birangiye byo kwishyura yaje kwicarana nabo batangira kuvugana ibisigaye n'igihe abakiriya bazazira. Bamaze kwemeranya ku bintu byose, ubwo wa mukobwa yababwiye ko bagomba kujya gushaka icyo guteka, niko bose kwicara mu modoka, uwo mukobwa Maurice ndetse na Ryan. Gusa muri ubwo bamwitiranyaga na Jack. Bafashe urugendo baragenda, ariko ntibaganaga ku isoko ahubwo baganaga hari abantu. Batangira kugenda bamubwira ati muri abantu bose hitamo uwo ushaka, ati kandi dukeneye babiri. Gusa wa mukobwa ahita yigarura arababwira ati dore n'ubundi bwije, ati nta kintu turi bukura ahangaha, reka tugende, we na Maurice muzagaruka mu gitondo. Iryo joro baratashye. Mu gitondo bwarakeye we na Maurice baragaruka, batangira kugenda bareba, barangije babona umukobwa ari kumwe n'umukecuru. Ryan bari bavuga ngo babakurikire. Barabakurikiye barakomeza barakurikira kuza kugeza bageze muri karitsiye, biza kurangira bababuze. Basohotse mu modoka batangiye kwigendagesha muri ya karitsiye, gusa muri ako kanya ari umusore yahise ababona arabahamagara. Yabajije impamvu bari kugendagenda muri iyo karitsiye kandi atarabazi, niko kumusubiza ko imodoka yabo yapfuye ndetse bamuha n'amafaranga menshi cyane ngo ayibakorere. Nibwo yahise ajya munsi y'imodoka, hanyuma Ryan aragenda ngo agenda yatsa gake gake, hanyuma Maurice asigara inyuma. Ubundi yari ari munsi y'imodoka ahita akuramo imbunda ashyiraho silencer, ubundi ahita amurasa.
muri ako kanya akimara kumurasa nibwo yahise ahinguka umupolisi ari kumwe na wa mukobwa ndetse na wa mukecuru bari bavuye kumuregera yuko babonye abantu bari kubakurikirana ariko bamubwira ko ari abantu bubaka amahoteli kandi bari bari kureba ahantu heza ho kuzashyira hoteli yabo ko ndetse batigeze banababona ngo babakurikire. Maurice niko guhita amuhereza business card, umupolisi nawe abona ko rwose barimo kubaka, gusa ibyo byose ntiyari azi ko munsi y'imodoka yabo harimo umurambo. Yaje kubarekura baragenda atamenya ibyabaye. Ubwo bagezeyo bahita bakuramo umurambo bawujyana ahantu mu cyumba, babwira Ryan ngo natunganye ibyo kurya, nawe niko gufata icyuma akata ijosi rya wa musore biwe. Ryan amaze kubona ko ibyo bintu atari bubivemo nibwo yahise afata umwanzuro wo gutoroka, abika ibikoresho bye maze arasohoka. Yinjiye mu modoka atangira gutwara areba imbere n'inyuma, ubona ko yataye umutwe. Nibwo yagiye ahita agonga umuntu uri gukora muri garden. Muri ako kanya Maurice yahise aza aramubona, aramubaza ati se wari ugiye he? Ati niba ushaka gutoroka muri ibi bintu ntabwo babivamo uko nguko. Nibwo Ryan yabonye ko ibintu yishoyemo burya bitoroshye. Nyuma y'umwanya mutoya abashyitsi rwose batangiye kugenda baza gake gake, bari abakire. Bakiri muri ibyo ariko hari abapolisi babiri bahise baza. Wa mupolisi wa kare wafashe ba Ryan yazanye n'umukuriye witwa Louis, yatangiye kubabwira ko ashaka uwitwa Maurice, mbega wa wundi wari warashe wa musore. Bamubeshya ko muri ako kanya Maurice atari kuboneka, ko ahubwo uri kuboneka ari Ryan, gusa bo wibuke bamwitaga Jack. Bahise bamushyira Jack ahantu yari ari. Jack yari arimo guteka, ari guteka za nyama za wa musore barimo gushaka. Umupolisi nawe yatangiye kugenda amuhata ibibazo bijyanye n'ubwubatsi, undi bikagenda bimunanira gake gake. Mbese ubona ko umupolisi yatangiye kubakeka. Gusa ataragira byinshi babaza nibwo yaje kuvuga ati ibiryo ko biri guhumura cyane ni iby'igi. Yaje kubabeshya ko ari ibiryo yatetse mu nyama z'ingurube, ndetse yewe aranababwira ati reka baheho bumve. Nibwo yahise atangira kubaha za nyama, nabo rwose bararya bavuga ko ziryoshye. Uko bari muri ibyo ngibyo wa mukobwa nibwo yahise agenda abwira ba bakire bose bari baje aho ngaho kuri iryo funguro, ababwira ko aho ngaho bari abapolisi kandi babaketse, ndetse anababwira yuko ikintu bakoze bavuze ko ari sosiyete ikora ubwubatsi ndetse ko abo ngabo ari abaterankunga. Muri ako kanya abapolisi nabo nibwo bahise bavuga ngo baratashye, gusa umwe muri abo bakire nibwo yahise amubwira ati ese wagumye tugasangira. Ubwo wa mupolisi wa kare we yahise yigendera, uwo nguwo Louis aba ari we wasigara wenyine. Hagati aho ngaho wa mukobwa witwa Alice yaje kuri iyo nyubako agarutse, avuga ko ashaka kubona Jack, ariko bamubwira ko ahuze bitakunda, niko kubasaba ko ashaka kujya mu bwiherero, baramureka aragenda. Yaje kugera mu gikoni ahantu Ryan yari ari, asanga bari kumwita Jack. Abantu bamaze kugenda niko kumubaza ati se kweri iki barimo kukwita Jack? Undi arangije arabeshya ati nuko Jack yansabye kugira ngo mukorere akazi k'uyu munsi, ati bareke bakomeze batekereze gutyo, ndi kumukorera serivisi nk'inshuti yanjye. Muri ako kanya nibwo bose batangira gufata ibiryo, batangira kugenda bashyira ba bakire bari ku meza. Ubwo nabo batangiye kurya, na wa mupolisi atangira kurya mwishywa we. Yavuze ko inyama zari ziryoshye kuruta izindi zose yari yarariye. Ryan yasabye Alice kugenda kugira ngo hataza kugira ibyangirika. Alice niko kumusezera aragenda, ariko akigera hanze afunguye imodoka ye yanze kwaka, maze Maurice aramubwira ati reka tugushakire umuntu uyigukorera. Umukobwa niko kugenda aba yicaye ategereje hanze. Ryan nawe yagiye kureba wa mupolisi wari umutumyeho kuko ngo yari akeneye umutetsi watetse ibyo biryo, niko kumubwira ati ibintu by'ubwubatsi bivemo, ahubwo ushoboye ikintu cyo guteka. Ryan niko guhita abwira umupolisi ati ntago birarangira, ati kuko mfite na dessert. Ubwo yahise agenda ngo ajye gukata ururimi, ariko asanga ururimi rurarwaye. Wa mukobwa akibyumva nibwo yahise avuga ati aho kugira ngo iyo dessert ibure bari abakire babivuze, ati byaruta ugakata ururimi rwanjye. Bakivuga ibyo nibwo Alice yahise abinjirana. Yinjiye bose barikanga, hanyuma ahita ababwira ati nabuze umuntu n'ubu ngubu uza kundeba. Baramubaza ati se urabizi neza ko nta muntu waza kukureba uramutse udatashye? Arangije arikiriza. Muri ako kanya bombi bahita barebana. Hashize umwanya nibwo twahise tubona ururimi rugeze ku meza, ndetse bahita batwereka n'umurambo wari ahantu wari uryamye. Umupolisi agifata ifoke ye nibwo yabonye ko hariho agapapuro kanditseho ngo nsanga muri toilette nkubwire ibintu byose. Umupolisi niko guhita abeshya ko ashaka kujya kuri toilette, agenda yihuta. Agerayo asanga Ryan arahari. Ryan niko kumusobanurira ibintu byose, amubwira ko mwishywa we rwose amuzi, ndetse ko ari we bariye ko yamutetse.
umupolisi abyumvise yatangiye kuruka cyane, agahinda karamwica, yibaza ibintu byamubayeho, ahita yiyemeza kujya gusezera. Aragenda arabasezera ariko ntiyataha, amera nk'ugiye kwinjira mu modoka ariko ahita asubira mu nzu. Akigera mu nzu Yesu ajya kumwereka ahantu byose babitunganyiriza, mbega aho babagira abantu, niko gukuramo umutwe wa mwishywa we arawumwereka. Umugabo agahinda karamwishe. Ryan ahita amubwira ati rero hamagara polisi aka kanya, ati njye niyo najya muri gereza nta kintu bintwaye kuko sinshaka gukomeza gukora bino bintu. Wa mupolisi Louis yisatse nibwo yahise yibuka ko telefone yayisize muri salo aho bahoze barira. Banzuye yuko Ryan agiye kugenda akajya kuzana ya telefone, niko guhita asohoka muri icyo cyumba, aragenda ajya muri salo kureba ahantu ya telefone iri. Gusa ariko mu gihe ari kuyishaka, Maurice nibwo yari yabiketse, yinjiye muri cya cyumba, abonyemo wa mupolisi ahita afata ponsezi nawe aramukata. Ryan nawe nk'utazi ibyabaye yahise azana ya telefone yihuta, ariko ahageze ahita yibwira nawe ibyabaye, abonye umurambo wa wa mupolisi. Ubwo bafashe umurambo we nawe barawukata bawukoramo izindi nyama, amaraso barayamena, basibanganya ibimenyetso n'imodoka ndetse baratwika. Ku munsi ukurikira w'ikirori nibwo twaje kubona wa mukobwa ndetse na Maurice na Ryan bose barimo gusangira, gusa Ryan we ibyo kurya byari byamunaniye. Nibwo baje guhita bafata akantu ka GPS barakamutera, baramubwira bati Jack we ubusanzwe ntabwo GPS iba igomba kukuvamo, reka twongere tuyiguteremo, yakabaye ikuvamo wapfuye, bati kandi turabona wowe uri muzima. Ubwo Ryan yari abonye ko nta gusohoka muri uwo murimo. Nyuma y'iminsi mike nibwo twaje kumubona ari ahantu arimo kwinywera inzoga, haza umugabo amwicara iruhande nawe atuma akantu ko kunywa. Yatangiye kunywa ubona ko uwo nguwo nawe afite amaganya, arangije aramureba aramubaza ati se ukora iki? Undi niko kumubwira ati ntekera abakire. Arangije aramubwira ati ibintu nkora byose byaranze, hatahari nanjye uwampa akazi ko kujya ntekera abakire nk'uko nawe ubayeho.